Kuba mu karere ka Ruhango hakigaragara ahacururizwa ibikomoka kuri peteroli hakiri hake, ibi ngo biteje akaga ku bafite ibinyabiziga batuye mu karere ka Ruhango ndetse n'abahanyura. Mu mujyi wa Ruhango by'umwihariko habarizwa sitasiyo zibicururizwaho ibikomoka kuri peteroli ari byo mazutu na lisansi. Amasitasiyo habarizwa n'abiri gusa ariko ugasanga hakora imwe. Ibi ngo biteje akaga ku bafite ibinyabiziga batuye mu karere ka Ruhango kuko ngo babura aho bagurira ibikomoka kuri peteroli. Abanyura muri aka karere ka Ruhango abenshi nabo bakunze kugaragaza ko hari igihe bashaka kugura lisansi cyangwa se mazutu, nyamara bagera kuri sitasiyo zimwe na zimwe zikorera muri aka karere ka Ruhango bagasanga inyinshi zarafunze imiryango zitagikora. Niyo mpamvu kuri ubu mu karere ka Ruhango by'umwihariko mu mujyi wa Ruhango sitasiyo zikora ari sitasiyo ebyiri gusa, nyamara ugasanga umubare w'abakeneye ibikomoka kuri peteroli utabasha guhaza abatuye muri uyu mujyi wa Ruhango. Umurongo wari munini cyane mu masaha mu gitondo, bamwe mu batwara ibinyabiziga bazwi cyane nk'abamotari bazindukiye ku sitasiyo ya lisansi ndetse n'amazutu bahebye, byatumye bose bajya kuri sitasiyo imwe rukumbi ibarizwa mu mujyi wa Ruhango maze bakora umurongo bashaka uburyo babona lisansi. Esasi yabuze mu karere ka Ruhango, Kinazi hashize nk'icyumweru nta esasi ihari, kandi na hano kuva ejo tubyigana reba nk'abantu 50 bateraniye hano, nibaze nk'ubu nkanjye ndi hano inyuma ubusoro ndi bugereho gihe. Nk'ubu mfite umunyeshuri nakagombye gucyura mu rugo ariko namubwiye ngo niyihangane sinabone esasi. Nk'ubu ahantu hagaragara nka esansi n'umunsi kuri Mireze mu karere, kuvuga ngo abantu turimo turahura nk'abamotari bose mu karere badafite esansi. Bamwe bavuye Gitwe, abandi bavuye Kinazi, abandi bavuye Mbuye. Urumva twese rero turimo turasaba esansi kuri Mireze. Ni ukuvuga ngo ino esansi turimo tuyifatana ariko urahagera mu gitondo bakayiguha saa sita bitewe n'abantu benshi. Akazi kacu kahagaze kubera kuri esansi. Kubera mu karere ka Ruhango hose harimo abakora sitasiyo imwe. Kuri Engine nayihari, ku Buhanda nayihari, Kinazi nayihari. Ni ukuvuga ngo umuntu arimo araguhamagara wategereza ko ukamubeshya ngo ugiye kumutwara akaba yifatira undi mumotari. Ni ukuvuga ngo akazi kahagaze pe, nawe urabibona. Sasi yabaye ikibazo. Sitasiyo imwe rwose deni iri gukora yabuze bose, ntabwo reba abantu bose bari hano. Bamwe muri aba bamotari bari bavuye hazwi cyane nko ku Buhanda, abandi baturutse Kinazi, ku Ntenyo, Imbuye ndetse n'ahandi baje gushaka ibikomoka kuri peteroli. Byari ingorabahizi kugira ngo bashe kubona uburyo wanywa lisansi. Abaganiriye na BTN TV baravuga ko bigayitse cyane kubona umujyi nk'uyu w'akarere ka Ruhango habarizwamo sitasiyo zicuruza ibikomoka kuri peteroli zigera kuri 2 gusa, kandi ngo n'ubu hakaba hakora imwe gusa. Barasaba ko ubuyobozi bw'akarere ka Ruhango bwashakisha abashoramari baza gushinga amasitasiyo acuruza ibikomoka kuri peteroli. Bamwe muri aba bamotari baravuga ko kuba habuze lisansi mu karere ka Ruhango byabiciye akazi, ngo kuri ubu bakaba batari gukora neza bitewe n'uko ngo hari abazinduka mu masaha mu gitondo bakarinda bagera saa sita batarabona uburyo bajya ku murongo ngo bashe kubona esansi. Nahangaha hakoraga sitasiyo ebyiri, hakoraga iri kuri Beka n'iyi Mireze, ariko tukaba twasabaga yuko banadufungurira iri hejuru haruguru ya gare nayo ikabasha kuba yakora. Nibwo twese tugabanyije, twese abamotari barimo hano turamutse tugabanye, bamwe bakamura hari abandi bakamura hari, bahita ukora akazi. Niba abashoramari ba nyiri sitasiyo bakagombye kurangura na byo, ikigaragara biragaragara ko ushobora kubigenda. Wese isubwa mbere ubonye moto zimena guto kuri sitasiyo. Niba moto zirenga 20-30 zirwanira kuri sitasiyo imwe, ni ikigaragaza yuko esasi igiye guhera. Ariko leta y'u Rwanda irabikurikirana neza, ibiciro kuzamuka cyane. Akarere kacu turagasaba ko ira sitasiyo iri kuri gare yakora, kuko buriya hari icyo kinini kubidakora. Kugeza ubu nta cy'ubuyobozi bw'akarere ka Ruhango bwigeze bugira icyo budutangariza byinshi ku by'iyi nkuru. Ubwo twahamagaraga umuyobozi w'akarere ka Ruhango wungirije ushinzwe iterambere n'ubukungu Rusiribana Jean Marie Vianney ntigeze atwitaba ngo tumubaze byinshi ku by'iyi nkuru. Mu gihe azatwitabira twazagaruka kuri iyi nkuru. Abamotari bagaragaza ko kuba esansi yatangiye kubura mu mujyi wa Ruhango ishobora no kuzahenda mu gihe cya vuba, ariko nabo bakagaragaza ko hari ibizwi cyane bishobora no gutuma esansi ishobora no guhenda bitewe n'intambara yatangijwe na Amerika ndetse na Iran, ikaba ariyo yatuma ibikomoka kuri peteroli bishobora kuzamuka. Gusa nubwo abamotari bavuga ibi, bafite icyizere leta y'u Rwanda yuko ibikomoka kuri peteroli bidashobora kubura cyangwa se ngo bizazamuke cyane. Ari nayo mpamvu bifuza ko ubuyobozi bw'akarere kabo ka Ruhango bwazana abashora
abashoramari bakubaka amasitasiyo acuruza ibikomoka kuri peteroli. Mu busanzwe igiciro cya lisanse kiri kugura amafaranga 1989, naho igiciro cya mazutu cyo kikagura amafaranga 1948. Abatuye muri uyu mujyi wa Ruhango benshi babuze aho bagurira ibikomoka kuri peteroli, cyane ko sitasiyo iri gukora rimwe kugeza ubu, mu gihe indi sitasiyo ya Engine yo bigaragara ko ikora rimwe na rimwe. Indi sitasiyo irahazwi cyane nko kuri gare yo imaze umwaka yarafunze. Abatuye muri aka karere ka Ruhango bafite ibinyabiziga bagasaba ko hagira icyakorwa, sitasiyo zicuruza ibikomoka kuri peteroli zikaba nyinshi. Iyi ni BTN TV, Ngendi Mahoro Samson, ahandi ni mu mujyi wa Ruhango, ndi mu ntara y'Amajyepfo. Mama ni karibu, ngo bimeze bite Gakatsi? Twari dufite amazi yacu yitwaga Gakatsi. Ni umugezi w'isoko twavomaga nyine kwa kundi bahari mu Ruhombo. Haje umukire witwa Jackson, amazi ayakura mu isoko ayashyira mu kintu cy'ikigega, none bagashyiramo imoteri, amazi bakajya bazamura bakajyana mu ifamu ye. Ayo mazi kuva twebwe baje batangiye kuyakura, twebwe abavomyi twarayabura. Ni bamwe mu baturage bo mu tugari twa Nkomangwa, Bwana Nyarubuye, yitwa mu murenge wa Munyiginyaho mu karere ka Rwamagana. Baravuga ko ngo hari umworozi wabafungiye amazi bavomaga. Amazi ngo uyu mworozi icyo yakoze no gukuramo amatiyo yasohoraga aya mazi. Ubundi ngo haba ikidendezi aragifunga, ayakuruza moteri ayohereza mu ifamu y'inkaze. Ubu ngo bakaba bitungiwe n'amazi y'igishanga adatunganye. Baragira bati amazi ya Gakatsi yari amazi y'abaturage yakozwe n'umuganda dufashijwe n'ubuyobozi bwariho. Hanyuma icyo gihe ibintu by'amafamu byari bitaraza. Yego. Amafamu amaze kuzira haza uwo mukire, amazi ayashyira mu maboko ye. Maze kuyashyira mu maboko ye uko yari isoko ifite amatiyo arayarandura. Ahindura ikidendezi cy'ayo mazi, hanyuma akajya ashyiramo moteri ikayakogota iyajyaniwe. Bagashyiraho moteri ikayasunika iyohereza iwe kuyakoresha iki? Kuyakoresha kuhira inka ze. Mwe mubayeho umuti? Twebwe tubayeho nabi kubera icyo kibazo cy'amazi, ntitugeraho tuvoma. Kubera izo mpamvu rero natwe ni ukuvuga ngo twabuze ubuvugizi, twagiye inama ziterana, ikibazo tukakivuga. Iki kibazo cy'uwo mukire ni uko gihagaze. Ingaruka byabagezeho ni iz'uburwayi kubera kutagira amazi no kujya gushakisha amazi kure, tufashe ibirometero birenga 3. Amazi twayabonye yabanje kuba ari isoko, ariko iyo soko ikagaragara yaje kuboneka ivumbuye n'abahinzi bahingaga igishanga icyo gihe. Hanyuma iba isoko nziza, twifashisha inzego zari ziho za leta n'abaturage n'imiganda. Ibumba twarikuraga ahitwa Rukombe, noneho amazi turayakora, dushyiramo amashashi, turayungura, dushyiramo amatiyo asesa amazi yakozwe n'umuganda w'abaturage. Ubwo rero ni ukuvuga ngo amafamu amaze kuza, amazi yamburwa abaturage aba ay'uwo mukire. Basaba ubuvugizi bw'uko badufasha kugira ngo badukore amazi yacu tuyasubirane nk'uko twari tuyafite. Baje n'icyo ngicyo nuko twari dufite amazi kandi twebera uburyo agiye, kandi yarakozwe n'abaturage bayakorera. No kuvuga ngo twari tuyahuriyeho Nkomangwa n'ahitwa Bwana, mu mudugudu wa Bwana cyangwa se akagari na Nyarubuye barahavomaga. No kuvuga ngo ni utugari 3 twayahuriragaho. Amazi ya Gakatsi yatubereye ikibazo. Yari amazi adutunze cyane, yari amazi meza, ariko uwo mukire yaraje arayakurura neza. Yitwa ndi? Yitwa Zagisa. Yajyanye kugira gute? Kuhira inka mu ifamu. Twebwe tubayeho nabi, turasaba ko baduha amazi rwose. Twarareze ahantu hose mu nama, ariko amazi baze kuyadusubiza. Byagizeho ingaruka z'uko twabuze amazi yo kunywa, inzoka, abana, ikibazo cy'amazi. BTN TV nyuma yo kugera muri utu tugari twombi tukahasanga iki kibazo, twagerageje kuvugisha uyu mworozi ku murongo wa telefoni, ariko ntibyigize bidukundira. Twahise tuvugana n'umuyobozi w'akarere ka Rwamagana, Bwana Mbonyumuvunyi Rajabu, atumugezaho iki kibazo maze atunomaza n'icyo biteguye kugikoraho. Ama kudusubiza yagize ati nibwo bwa mbere numvise umuntu akurikirana imbere mbaze neza ayo makuru, ariko ntayo narinzi.
ariko aramutse yarabikoze byaba ari icyaha kikurikiranwa n'amategeko ndetse akaba yanafungwa. Ngo ni uwitwa nde? ngo yitwa Jagiso, bambwiye izina rimwe ngo yitwa Jagiso. Ntacyo ndakurikirana tumenye ibyo ari byo, kuko ntabyo twari tuzi, nta muntu wigeze abitubwira n'umwe, nta n'umuturage wigeze abidutakira. Ari byo byaba ari icyaha gihanwa n'amategeko, twanamukurikirana akabihanirwa n'amategeko. Iki kibazo ngo bagitanze kenshi mu nteko z'abaturage, ariko ngo nta wigeze agikemura. Ibyatumye bafata umwanzuro wo kujya binywera amazi y'igishanga ndetse ngo n'ay'Akagera, ngo nubwo indwara bayakuramo zitaboroheye zirimo inzoka ndetse n'inkorora, igituma batabaza ubuyobozi bwite bwa leta kugira ngo uyu mworozi aganirizwe maze abashe kurekura aya mazi abaturage bavome, ngo dore ko avomwaho n'utugari dutatu ariko ubu bayobotse iy'igishanga n'Akagera, kubera ko uyu mugezi ngo yawufunze burundu, akaba aya mazi ayakuza moteri ayuhirira inka ze. Hanyuma reka tukiri kuri iyi yellow paper, hari n'imishinga y'amategeko yavuzweho, hanyuma na politike za ingamba na za porogaramu na za politike, harimo ibigendanye n'imikino y'amahirwe, ibyitwa amasezerano hagati ya guverinoma y'u Rwanda n'ikigo cyitwa Moja Rwanda Limited yerekeye imikorere ya tombora ku rwego rw'igihugu. Wigeze kumva bari barabishize ko uwakoraga tombora y'igihugu amasezerano yararangiye ariko cyangwa yarasheshwe? Si ibintu hareka kubivuga. Hariya amasezerano barayasheshe, bamwambuye license. Ubu babonye undi mushoramari rero wo gukora tombora y'igihugu. ariko reka nkubwire, abantu wenda muri comment bajye batwungura ubumenyi, ntabwo tuzi ibintu byose. Ubundi tombora, igihugu kijya muri tombora gute? Nibyo mubashije nari nzi kuri, ntabwo ndi bubivuga biriya bintu. Reka nkubwire impamvu ntari buze kugira icyo mbivugaho. Turabizi neza ko nta muntu wakijijwe na tombora. Yego, igihugu gihaye umuntu isoko ryo kuza gukina akazungu mu baturage bacyo, kandi kibizi neza ko nta wigeze akizwa na. Yes, nta muntu wigeze ukizwa na tombora. Ubona ko n'amakampani acuruza tombora bababwira ngo mujye mwibutsa abantu ko hatombora hakina umuntu yegeje imyaka 18, kandi nawe bakavuga ngo nakine mu rugero, barabizi ko tombora ibata. Yego, biriya bintu ntekereza ko ikintu baba bakoze, hari igihugu kigomba gushakira amafaranga ahantu henshi, ariko nanone kuvuga ngo abaturage baze bamanurire imodoka imwe ya miliyoni 15 mu basarure mu miliyari 520, hariya naho nabonye no kuzashaka abahanga abatekereza b'igihugu bakatubwira iya tombora y'igihugu ninde uyungukiramo. Ni igihugu gikura amafaranga mu baturage, kikirwa televiziyo na radio bya leta bikirwa mu bintu by'iki n'iki, bakamamaza bakagira gute, umuturage akajya guhaha ibishyimbo akabanza gukina tombora, abana bakarara batariye, umugabo akanigurira igitenge, umugore yagiye muri tombora y'igihugu, umugore akambara ubusa. Biriya bintu leta yabuze ivana amafaranga ku buryo bajya mu bya tombora. Kandi buriya ubwiye umuyobozi wari we wese uti ngira inama nje mbetinga, yavuga ati kubetinga bisenya urugo, kubetinga bitera amakimbirane, none se kubera iki muzana bazanye tombora, kandi abandi ba betingi bakavuga bati ibyo bintu hoya n'iki uzi ko bakuranye ikiryabarezi, nubwo bihari, ariko urya bakibonye umeze nk'ufite urumogi, icyamageni ntabwo byemewe. Hanyuma hano hanze noneho bisa naho leta yiyemereye, yongeye kwemerera undi muntu uruhushya kuza kwiba abaturage, uruhushya rwo kuza kudusaka amafaranga, uruhushya rwo hanyuma agasoro. None se ko hari ahandi hantu twagaruriza, bashatse ahandi hantu bagaruriza ahubwo tombora y'igihugu. Naribwiye umuntu ko igihugu ari kigira tombora, National Lottery, abantu umuntu arampakanye, ndamubwira nti ngwino byikwereke, irahari niyo turimo tuvuga, ariko igihugu kizatwereka abantu yakijije. Hanyuma rero iyo batubwiye ubudehe, batwereka n'abantu bavuye mu bukene kubera ubudehe, na tombora y'igihugu bazatwereka abantu yakijije. Turi kugana mu gihe kitoroshye. Inama ya minisitiri yagejejweho ingaruka ku bukungu kubera ibibazo byo mu burasirazuba bwo hagati, by'umwihariko ku biciro mpuzamahanga by'ingufu n'ibindi bicuruzwa by'ibanze. Inama ya minisitiri kandi yashimangiye ingamba zigamije gukomeza kubungabunga ubukungu bw'igihugu, kugabanya izamuka rikabije ry'ibiciro, abaturage bagahabwa amakuru ku gihe kandi bakanabigiramo uruhare. Inama ya minisitiri gufata ingamba ngo zo kugabanya cyangwa zo guhangana n'izamuka rikabije ry'ibiciro, ariko uko bahangana nabyo niko bizamuka cyane. Ahubwo hari ahantu bakoresheje amagambo meza,
ni uguhangana n'izamuka rikabije ariko si uguhangana n'izamuka. Gukabya ntabwo bizabura. Ejo hari kuwa kangahe jane? Ejo hari kuwa kane. Ejo hari kuwa kane. Ejo IMF yemerera u Rwanda miliyoni 200 n'imisago azemezwa bitarenze ukwezi kwa 8 umwaka ngo gufasha u Rwanda guhangana n'ingaruka zaterwa n'intambara iri mu burasirazuba bwo hagati. IMF se yo iri kuyakura ikigega mpuzamahanga cy'imari irimo yakura muri Amerika. Si ikigega se irimo yakura muri Amerika se yo ntabwo ifite ibibazo. Ava simbazi dore icyo navuga nuko igihugu bagiye amafaranga ku munsi w'ejo. None n'aba minisitiri noneho dushake ingamba zo guhangana nuko ubukungu buzamera nabi. Hano hantu ndabona ibintu bibiri. Leta y'u Rwanda ikwiye kudushakira ingamba zo gufata mu mugongo abanyantege nke muri bino bihe. Impamvu abanyantege nke cyane kurya ubu ngubu no kubanza gutekereza kuko ibiciro ku isoko birombera mu gitondo n'ikigoroba. Aho abantu dukura, aho abantu bakorera ntabwo umushahara ugizamuka, ntabwo wiyongera, haracyari kwa kundi ahenshi yakanasibangana kuko bimeze gutyo hari n'ibigo bifunga. Abanyantege nke leta iraza kubafasha iki muri ayo mafaranga kugira ngo be kugunya kugorwa cyangwa se kwikorera uwo mugogoro w'ikibazo cy'ubukungu kizagera ku Rwanda cyamaze no kuhagera already. Reka nguhe urugero, uheruka kujya kuri essence rya ejo wanyweye essence litiro, wanyweye mazutu litiro nka 50. Oya, ndi mu minsi mibi ntabwo nanywa litiro 50. Amakuru ari ku mihanda rero arimo aravuga ko abantu bari kunywa essence bari kubarimita litiro 30 ku modoka isanzwe na litiro 80 ku makaro. Ayo makuru ari iki waruyazi? Ntabwo nari mbizi nyine kuko urumva nagendaga nkababwira ni mu kiremo 15,000 cyangwa se 30 kandi urumva ntabwo litiro 30 zazirimo. Niwe uvuze uti mu kiremo 30 ni litiro 15. No kuvuga rero ngo ubu ngubu nawe ngo ndamutse imvuze ngo mu mpere essence wenda y'ibihumbi 100 ntabwo bayima, bashobora kutayiguha. Ngendeye ku makuru nabonye ku mihanda kandi abantu nayabonanye n'umwarimu muri kaminuza ntabwo yajya kuvuga ibintu agamije kucyasa n'umuntu uzwi, arimo abaza ati se namwe iwanyu niko bimeze ari Musanze? Urimo urajya kuri station bakakubwira bati ntabwo urenza litiro 30 ku modoka isanzwe, ntabwo urenza litiro 80 ku modoka y'ikamyo. Mbona mu bantu bamushuje bati ahubwo wowe nibwo ukibimenye ko ariko gahunda zimeze. Hari andi makuru ngitohoza. Ejo twahoze tubwira abantu ko muri Tanzania ibiciro bya essence byazamutse cyane ndetse batangiye gushyira leta w'igitutu bati nyaboneka leta agira icyo ukora kugira ngo abaturage batazazira inzara. Amakuru mfite rero ntiverifia, abayafite muze kuyaduha muri comment. Ariko hari ikindi kintu uzabanza nkarangiza ku gatero nazo kwibagirwa. Yego. Uzi ko essence yinjira mu Rwanda iturutse muri Tanzania. Yego. Ishobora kuba ngo yarabuze. Imodoka zo mu Rwanda zagiye kurangura zarayibuze zikaba ziparitse. Akaba ariyo mpamvu ubona kunywa bari gusaba abantu kunywa mu rugero nkuko batubwira kugira ngo turondereze. Ejo bundi nahoze mbona imibare ibigega se dufite hano bihunitse nibyo ngiye kukubwira. Batubwira ko ibigega ngo bishobora kuba bihunitse essence y'amezi 3, ariko nabonye ejo bundi kuna nahoze mbona babiganira muri kano karere nta gihugu gifite essence y'amezi 3. Kuba yamara amezi tubyasaba ko bakurimita nk'uko bishaka ukanywa uhagaze ku kigega uko bishaka. Nako akunda abanyeshuri n'iki batonda ibiryo mwaba mukurikije ibihari na essence niko bimeze. Ntekeza ko biramutse ari ukuri ko imodoka zagiye gushaka essence muri Tanzania zayibuze zikaba zibereyeyo, twaba turimo tugana mu bihe bitameze neza mu bijyanye n'imibereho ndetse n'ubukungu. Hanyuma ngaruka inyuma gatoya niba leta ivuga ngo igiye gushyiraho ingamba, ubwo iraza kusanga nayo yaguye mu mutego w'amasubside menshi mu bintu byinshi kugira ngo nk'ubu umuceri nk'uyu witwa ngo mu Tanzania nimero ya mbere yaguraga 50,000, ubu ushobora gusanga biramutse bigenze gutya nyuma y'ukwezi wagera no ku 100 cyangwa 50. Birashoboka. Yego.
kuko ubwo urumva imodoka kandi se uri kugira ngo basigaye kubera ko babizi ukuntu byagenze nabo barabibona nyine icyerekezo basigaye yasaga y'umuceri yigeze kuba bari kuvuga ngo ubugenzuzi bwacu ngo Rwanda FDA ngo ukuntu ireba ngo wrong grain ngo naki ubu ngubu bisigaye bivanze ababyeyi ngewe baravuga ati uyu ni umutanzaniya gute ariko ubwo Derek yaje mate ariko baza ko yari yarinze mu gitondo Chanel uzi iri aferi y'umuceri ngo intete ngufiya ikibazo cyari cyabayemo n'abadirazi b'umuceri yego bakumiriye kujya bumwe kubicira amadira ari mbese bigasa naho ari bagomba kuwinjiza bagashakisha ukuntu bemfiriwanse burya abakire na politike sambana yego ntago waba uvuga ngo umuceri ndawufite ku isoko nihaza uwo wundi uhendutse icyo gihe n'ubundi hari habaye ikibazo bahita bashyiraho politike y'uko imiceri yo muri East Africa hari ishobora gusonerwa si n'imiceri gusa ahubwo ni ibicuruzwa byo muri East Africa urumva umuceri wa mbere wari ugiye kwinjira under that law wari kuza uhendutse ugatuma undi uri ku isoko wahenze mu kuwurangura abantu bari guhita byari kuba ngombwa ko umucuruzi nawe aworoshye kandi bidashoboka atari ko yawuranguye arabati mushaka ukuntu hari ahantu bagomba kwiyaranja kugira ngo imari yabo itaza guhomba yego none se reka dufate nk'urugero urabona ikintu cya mbere kibanza guhenda abaturage bakabanza bakagisogongera n'ibintu byitwa ibicanwa yego ibicanwa nujya kureba uraza gusanga nko mu Rwanda ntabwo abantu bafite ubushobozi bwo kugura umufuka w'amakara ntabwo ari abantu benshi umufuka w'amakara ubu ngubu uri kugura ibihumbi 22 aho aracyahendutse ubundi uri hagati y'ibihumbi 20 n'ibihumbi 50 mu gihugu hose amakara agiye kuri 22 avuye ku bihumbi 11 cyangwa ya makara akwirwa mu mufuka wa kilo 120 niwo ugura ibyo bihumbi uri kuvuga mu 22 oya tudufuka dusanzwe iyi mifuka isanzwe uyu mufuka w'amakara uko wari usanzwe uba yego nyine niwo ubona urimo ugura ejo bundi nahoze mbona abanyagisenyi bavuga ko uri kuri 50 za Rubavu i Kigali hari ahari 40 hari 30 iwacu ni 20 25 21 bitewe n'uko amakara yabaye meza cyangwa se yabaye mabi avuye ku bihumbi 11 12 13 hanyuma gaze uko byagenda kose nayo urumva iraza guhita izamuka kandi yageze ku ibiro 12 se byo twari turi kuvuga biri kugura ibihumbi 30 hamwe na hamwe bivuye ku bihumbi bingahe 21 hafi aho ngaho none se ubwo niho nari ndimo nibaza ngo leta iraza gufasha iki se wa muturage utabasha no kugura amakara ikiro cy'amakara iwacu muri quartier amakara kera nayo mbona leta rega iyo kuri nk'izi ngamba baba bari kuvuga leta kwicarenjinga byakugora keretse waraheregeza ibintu by'imibare na ekonomi kuko bahita bakubwira bati impamvu twakubwiye ngo nizamuka rikabije nuko tubizi neza yuko iyo tudafata izi ngamba aho ngaho uri kubona ngo gaze iri kugura ibihumbi 30 ibiro 12 byajyaga kugura ibihumbi 50 ariko twitambitsemo dukora izo ngamba utazi wowe niyo mpamvu uri kuyigura uko nguko uri kuyigura ikindi ahantu buriya abantu bazadusobanurire izi mazutu na za essence tunywa hano dufite ubwoko bubiri gusa urumva hari yitwa niba ari gaz niba ari iki bavuga yuko nyine iyo iri cleaner nta nubwo ibiciro yari kimwe burya urumva bakubwira ushaka essence imeze ite iyi ngiyi isukuye n'iri idasukuye ejo bundi tarifu ya essence muri South Africa yarasohotse bo bafite ubwoko nka 5 hano rero iyo batuzaniye essence batubwira ngo ikitoro ngo kiri kugura ya naya ariko ntabwo batubwira ngo ni karite yihe tunywa voilà n'ubu bwoko bwa karite bivuze ngo bashobora guhindura karite igiciro twebwe ntibakiduhindurire bakatubwira ngo bafashe ingamba runaka zo gutuma tudahendwa cyane kumbe bagabanyije karite bagafata umuceri w'igikombe bakawushyira gufuka w'umutanzaniya yego ibyo bazabitubwire ngewe n'amatsiko nibajije bazatubwire essence na mazutu tunywa hano ni kuri karite ya kangahe hari umuntu twigeze kuganira w'umunyamahanga ambwira ko hari imodoka zitaza mu Rwanda kubera ko essence ihari itajya mu modoka zabo yego noneho n'andi makuru akavuga ko
esanse ubona ko dufite twinjiriza mu byambu bibiri, hari Mombasa na Dar es Salaam. Iya Mombasa ishobora kuba iba itari clean cyane kubera ko muri Kenya bakunze kuvuga ko bagira esanse itameze neza, ubwo nihaca n'abaranguzi ushobora gusanga niyo yahaca imeze neza bayidiriwa kugira ngo amafaranga yiyongere. Bose sinzi uburyo bashobora kuba bigenza, ariko icyo kintu cy'uko esanse nyine ushobora gusanga tunywa karite itari nziza, byo icyo kintu kirahari kandi ntawe twabicikira. Impamvu wenda nuko turacyari population y'abantu mu Rwanda, kuko impamvu nabitekereje cyane ejo bundi nari ndi kureba ngo abanyamerika ngo esanse yabo yahenze, bari kwigura amadolari 2 n'igice cyangwa se 3. Twebwe tukavuga ngo twebwe tumeze neza ngo yacu irahendutse. Irahendutse se murabizi ko yahanyi imeze nk'iyo y'abanyamerika banywa. N'imodoka zinywa ntabwo ari zimwe, kubera ko imodoka dufite se muri iyi minsi nsigaye kera twavuga ngo ni occasion d'Europe, ngo ni occasion Dubai. Yego. None se abantu bafite ubushobozi bwo kugura 0 km mu Rwanda ni bangahe? Ni mbarwa, keretse abo leta nyine ikoresha ikanabafasha kwishyura iyo modoka. Erega purchasing power hano mu Rwanda ifitwe na leta n'abandi bantu bakeya, in poignée de zombi rwose.